uzi ko niyo umubyeyi yakubyara akaguta muri Nyabarongo bakagukuramo nibura hari umunsi yakoze igikorwa uravuga. Ndasuhuza abagore mwese murongorwa mukagira inama bagenzi banyu ngo umugabo akize mutatandukane mugabane iki mbe amategeko senkani hasi urumva nyine bagabana amategeko. Umugabo yubatse imitungo nawe wikorera amategeko mu mutwe. none kubuza ko wanditsemo senkani kwijana. Iyo senkani rero wanditse umuntu arakwica byo gupfa byo gushyingura. Wari ubigize hafi hari ukuntu umuntu apfa akaba akiri mu rugo ongeraho byo gushyingura. Gusa ntafite impamvu nimwe yo kwica umuntu uko byagenda. Ariko ubwo nubwo urupfu rudakwiye ko kuraje uri isereri umaze icyumweru mu rugo utangiye gushaka kubara uko inzu izagabanywamo amafamu yubatse business. Burya umugore niwe wumva tuka umugabo ngo urimbwa jya umenya icyaba aba yabonye undi mugabo abona ko yaba ari we mugabo. Umuntu yagusuzugura nta mpamvu yo kugusuzugura. Hanyuma uyu muntu yakwadukana umuco wo kugusuzugura nta yindi mico mibi yagiyemo yatumye uwo yabonaga ari uw'agaciro yatangiye kumugira imbwa ngo nubwo isi itakwemera. Sibyo? Ibihe birasobanura ibintu kabisa. Nshobora kumva umuntu isi ivuga ko ntacyo yamara mu gitondo ukabona afite icyo amaze kuko dufite ingero z'ibishoboka n'ibifatika. Kuko aho usanga umuntu ku buryo umuntu akubaza ngo buryo se ngo washoboraga iyo abantu batangiye kukubaza ibyo bibazo ujye umenya ko igihe gitangiye gusobanura ibintu. Kambabwiza ukuri urabona bya niba bavuga ngo runaka ni mwiza iyo ukennye uba mubi. N'abantu mwe n'ujya urangiza kwiga ujye uba nk'umugore ubyaye naho kuza kubyina ngo warangije kwiga ni nko guhinga intabire utagira imbuto uzashyiramo. None aba banyeshuri babyina batya hanze bazi ibihabera nk'uko mbese yapurayinze asaba ishuri azi ngo n'akazi bakabona nk'uko babona ishuri ntabwo bikunda. Se bajene mu marimbi yose dufite muri iki gihugu habamo abagabo n'abagore bangana na so mu gitondo bwacya badahari banki igateza cyamunara ugasigara uri inzererezi witwa mwene runaka. Nta muntu leta ifitiye umwenda w'akazi. Amakosa yose umubyeyi yaba yaragukoreye kukubyara bipima 200 hanyuma ibi yagukorera bigapima 50 umunzani ugahengama. Keretse niba kugira umubyeyi hari umuntu uzundi umusimbura shobuja bamusimbura perezida yasimburwa igihugu wabona ubundi bwene gihugu n'umugabo wabona undi cyangwa umugore. Ariko uko byagenda kose icyo waba cyose isonanyo ntibahinduka. Ikintu cya mbere njyambwira abantu ngo umuntu nakubwira ko uri umushumba ujye umubwira ko nta mushumba urara amata. Ariko umutindara aratayanyoye kuko atagira izaragiye. Ubwo rero niba uri n'umushumba byanga bikunda urarya uranywa kuri ibyo uragiye ubaho neza. Ariko wa mutindi wicaye utagira uwaragiriye yapfa funguza cyane.